Videwo y'umunsi tugiye kubagezaho impano nyakubahwa perezida Paul Kagame yahaye madamu we Jeannette Kagame kuri uyu munsi wa Noheli. Mbere y'uko dutangira ndagira ngo nkubaze, ese kuri uyu munsi haba hari umuntu wowe wageneye impano cyangwa waguhaye impano, yaba ukunda cyangwa ugukunda? Unsubize muri komenti. Guhaye ikaze. Bamwita nyakubahwa perezida Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, akaba yaravutse ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 1957, imyaka akaba ari 67 y'amavuko. Perezida Paul Kagame amashuri ye ya high school akaba yarayize muri Ntare Arena, akaba yarize n'andi mashuri ya Commander and General Staff College muri Makerere University. Nyakubahwa perezida Paul Kagame akaba afite uburebure bwa 1.88 by'uburebure. Perezida Paul Kagame akaba yaratangiye kuyobora igihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003. Perezida Paul Kagame akaba ari umwe mu baperezida bakunzwe cyane n'abaturage, yaba muri Afurika ndetse no ku isi yose. Uyu munsi tudatinze tugiye kubagezaho impano yahaye madamu we Jeannette Kagame kuri uyu munsi wa Noheli. Bayita Range Rover Gold Sport. Iyi modoka ya Range Rover Gold Sport akaba ari imodoka ikorwa n'uruganda rwa Jaguar Land Rover Industry ruherereye mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa Liverpool. Iyi Range Rover Gold Sport akaba ari imodoka ihenze cyane, dore ko yigonderwa n'umugabo igasiba undi. Iyi modoka ikaba ifite agaciro ka miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi modoka ikaba ari imodoka ihenze cyane, ikaba ari imodoka nziza cyane kuri iyi si dutuyeho, dore ko iyi modoka ifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 300 ku isaha. Iyi modoka ikaba yihuta cyane, ikaba igira umuvuduko utangaje cyane. Iyi modoka akaba ari imodoka nyakubahwa perezida Paul Kagame yahayemo impano madamu Jeannette Kagame kuri uyu munsi wa Noheli. Iyi Range Rover Gold Sport ikaba ari imodoka itangaje cyane, dore ko iyi modoka yifitemo ubushobozi bwo kuba yakwitwara, dore ko ifite tekinoloji ihambaye. Iyi modoka mu gihe wumva utameze neza, iyi modoka ishobora kwitwara ikakuvana ahantu uri ikakugeza aho ushaka kugera. Iyi modoka ikaba ifite tekinoloji ihambaye cyane. Mu bindi byiza wamenya by'iyi modoka ya Range Rover Gold Sport ni uko iyi modoka muri bamwe mu bantu bayitunze hano ku isi, nuko harimo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, akaza igikomangoma cy'Ubwongereza Charles Wagner, ndetse n'abandi bayobozi bakomeye cyane nk'aba perezida Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya. Iyi modoka akaba ari imodoka y'agatangaza, dore ko iyi modoka mu byo wamenya ikaba ari imodoka yifitemo kuba itakwangizwa n'amasasu, cyangwa mu ndimi z'amahanga ikaba ari imodoka ya bulletproof. Iyi modoka nubwo wayirasaho igisasu kimeze gute, iyi modoka ntabwo ishobora kwangirika, dore ko iyi modoka ipima toni 2 z'uburemere, bituma ari biri mu bifasha iyi modoka kuba itarenga umuhanda cyangwa se ngo ipfe gukora izindi mpanuka zitandukanye. Iyi modoka ikaba yifitemo ubushobozi bwo kumenya ibintu biri imbere yayo mu birometero 2. Niba tuvuge nk'umuhanda wangiritse, iyi modoka ishobora kuba imbere yayo hari ibirometero 2 hakaba hari igiti cyaguye nko mu muhanda, ikabimenya mbere y'uko uhagera. Urumva nyine biba bigufashije guhindura umuhanda warimo werekeza. Iyi modoka ikaba ifite tekinoloji ihambaye, dore ko yifitemo buri kimwe cyose. Iyi modoka yifitemo buri kimwe cyose, yaba ari aho abantu bashobora kuba bakorera amafunguro, batunganyiriza amafunguro, batunganyiriza ibyo kunywa,
imodoka yifitemo n'uburiri muri yo, yifitemo igitanda muri yo. Ushobora kuba unaniwe, imodoka ikagufasha ukabanza ukaruhuka. Iyi modoka ifite tekinoloji ihambaye cyane, akaba ariyo mpamvu nayo ihenda cyane, dore ko irengeje ibihumbi 200 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugana ku musozo, ndagushimiye wowe ufashe umwanya wawe ugakurikira kino kiganiro kikaba kigeze ku musozo. Wibuke gukanda subscribe, ukande like, ukande share kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, dusubire ubutaha. Hasta la vista.